Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Uyu munsi tugiye kuganira ku bimenyetso biranga indwara ya diyabete. Diyabete ni indwara itangira mu buryo butuje cyane, ku buryo umuntu ashobora kuyimarana igihe kirekire atazi ko ayifite. Iyi ndwara ifitanye isano n'uko umubiri udashobora gukoresha neza isukari iri mu maraso, bigatuma iguma yiyongera, ikangiza buhoro buhoro ibice bitandukanye by'umubiri. Ibi ni byo bituma kuyimenya hakiri kare ari ingenzi cyane. Abantu benshi batekereza ko diyabete ifata abantu bakuze gusa cyangwa se abafite amafaranga menshi kuko ngo aribo barya buri kimwe bashatse, nyamara siko bimeze kuko ishobora gufata umuntu uwo ari we wese, yaba umwana, umusore, umukobwa, umugore ndetse n'umugabo. Kumenya ibimenyetso bya diyabete bifasha umuntu kwihutira kwivuza, bikamurinda ko indwara igera ku rugero rukomeye ku buryo yatera ingaruka zitari zitezwe, zaba izigera ku maso, impyiko, umutima n'ibindi bice by'umubiri. Muri iki kiganiro turarebera hamwe ibimenyetso bikunze kugaragara ku muntu ufite diyabete, uko yakwitwara n'impamvu bidakwiye kwirengagizwa. Bana natwe muri kino kiganiro kugera ku musozo, uraza gukuramo ubumenyi bwihariye ku byo utajya guha agaciro. Njye tugiye kubana muri kino kiganiro nitwa Miriam. Naho mu kanya. Diyabete ni indwara abantu benshi bagira batabizi, ikamara igihe yangiza umubiri mu buryo bwa bucece. Abenshi rero bayimenya yarageze kure, kandi ibyo bikaba byatera ingaruka zikomeye ku buzima. Reka tubanze dutange ubusobanuro ku ndwara ya diyabete muri make. Diyabete ni indwara ifata umubiri igihe isukari yo mu maraso izamutse cyane ikarenza urugero. Mu mubiri wacu, ibyo twariye ndetse n'ibyo twanyoye bikurwa mu isukari. Iyi sukari nayo igafasha umubiri kubona ingufu. Ariko hari umusemburo witwa insuline ufasha iyo sukari kwinjira mu ngirabuzima fatizo. Iyo insuline ibuze cyangwa idakora neza, isukari iguma mu maraso aho kujya mu ngirabuzima fatizo. Icyo nicyo gitera diyabete. Hari ubwoko bwinshi bwa diyabete rero, ariko dushobora kwibanda kuri buno butatu bukurikira. Ubwa mbere ni diyabete type 1. Akenshi ikaba ifata abana n'urubyiruko. Iki gihe umubiri wabo ntuba ugikora umusemburo wa insuline na gato, bigasaba ko afata insuline ahawe no kwa muganga akajya yitera buri munsi. Ubwoko bwa kabiri bwa diyabete ni diyabete type 2. Ariyo uzumva bavuga ngo diyabete yo mu bwoko bwa kabiri. Ikaba ari nayo yiganje cyane kandi ikaba ifata abantu bakuru. Ariko muri iki gihe tugezemo n'urubyiruko rusigaye rufatwa nayo. Akenshi iterwa no kurya nabi, kubyibuha cyane, kudakora imyitozo ngororamubiri, cyangwa se ikaba irage ku muntu mu gihe mu muryango we haba hari uwigeze kuyirwara. Naho ubwoko bwa gatatu bwa diyabete ni diyabete iza ku bagore mu gihe batwite. Iyi diyabete ifata abagore batwite, ikaba ishobora gukira nyuma yo kubyara, ariko ikazongera kugaruka nyuma y'igihe runaka. Nabwo ariko si buri mugore wese utwite urwara ubu bwoko bwa diyabete. Noneho reka tuvuge ku bimenyetso bya diyabete. Ibimenyetso bya diyabete bishobora kutagaragarira icyarimwe, kandi hari n'abamara imyaka batabizi, ari nacyo gituma ibazahaza cyane. Ikimenyetso cya mbere ni ukwihagarika kenshi. Umuntu wafashwe na diyabete yihagarika kenshi cyane, no mu ijoro akabyuka inshuro nyinshi ajya kwihagarika. Impamvu ni uko iyo sukari iba yabaye nyinshi mu maraso, impyiko zikagerageza kuyikuramo, bigatuma amazi menshi asohoka mu mubiri kuko impyiko ziba ziri gukora uko bidasanzwe. Urugero, niba umuntu yari asanzwe yihagarika inshuro 4 ku munsi, atangira kujya kwihagarika nk'inshuro 10 ku munsi cyangwa se zirenga. Ikimenyetso cya kabiri ni ukugira inyota idasanzwe. Umuntu ahora anywa amazi ariko inyota ntishira.
na nijoro ashobora kubyuka inshuro nyinshi ajya kunywa amazi. Impamvu ibitera ni uko kwihagarika kenshi bituma umubiri utakaza amazi menshi ugasaba andi kubera uba uguye umwuma. Ibi akenshi bijyana no kuma mu kanwa ndetse ukumva n'ururimi rwumagaye ukaguma ukenera amazi yo kwibobeza. Ikimenyetso cya gatatu ni ukugabanuka ibiro utabigambiriye. Umuntu wafashwe na diyabete arananuka kandi nta myitozo idasanzwe yakoze, nta n'ikintu na kimwe cyamubujije kurya ku buryo byamutera kunanuka. Impamvu iba yabiteye ni uko isukari iba itakigera mu ngirabuzima fatizo, umubiri ugatangira gukoresha ibinure byabaga mu mubiri, bigatuma umuntu atakaza ibiro vuba na vuba cyane. Ikimenyetso cya kane ni ukugira umunaniro ukabije. Umuntu wafashwe na diyabete ahora ananiwe, n'iyo yaruhutse aguma yumva atameze neza, ntashishikazwe n'ibyo yakundaga. Impamvu iba yabiteye ni uko umubiri ubura ingufu nubwo isukari iba ari nyinshi cyane mu maraso, ariko nta kibi gifasha umubiri kuko idatembera ngo igere mu bice byose by'umubiri. Ikimenyetso cya gatanu ni ukugira ibisebe bidakira. Umuntu wafashwe na diyabete agira ibikomere bifata igihe kirekire ntibikire, ku buryo n'agasebe gato kagenda gakura kakanga gukira. Impamvu yabyo ni uko isukari nyinshi yangiza imitsi y'amaraso, bigatuma amaraso adatembera neza aho hakomeretse, maze igisebe gihari ntigikire. Ikimenyetso cya gatandatu ni indwara zigaruka kenshi. Indwara z'uruhu, indwara zo mu myanya ndangagitsina nk'ama-infection urinere ndetse n'izindi. Impamvu ibitera ni isukari nyinshi igabanya ubushobozi bw'umubiri bwo kwirinda indwara, bityo bigatuma indwara iyo ari yo yose n'iyo utajya kurwara ikugeraho, ari hahandi uzumva bamwe bavuga ngo ni ibyuririzi bya diyabete. Ikimenyetso cya karindwi ni ukutabona neza cyangwa se kugira trouble visuelle. Urambura amaso ngo urebe nk'uko bisanzwe ariko ntubona nk'uko ubyifuza. Amaso abona ibintu bisa n'ibitigita cyangwa se byizunguza, ukabibona nabi bitari hamwe, ubona bihindagurika cyane. Impamvu ibitera ni isukari nyinshi ihindura amazi ari mu jisho, bikamubuza kureba nk'uko yari asanzwe areba. Urwaye diyabete rero akenshi ntiyongera kubona neza nk'uko yajyaga abona mbere. Reka turebe n'ibimenyetso byihariye biboneka ku bagabo ndetse no ku bagore. Ku bagabo habaho kugabanuka k'ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, ndetse hakabaho no kugabanuka kw'irari rishingiye ku mibonano mpuzabitsina, ugasanga yibereye aho ntayitekerezeho, wanabimwibutsa agasa n'uwikanze. Naho ku bagore imbaraga z'uruhu n'iz'igitsina ziragabanuka ku buryo bimutera no kubabara mu gihe ari gutera akabariro. Reka turebe noneho ni ryari wajya kwa muganga. Ugomba kwihutira kujya kwa muganga igihe uri kubona ufite ibimenyetso birenze kimwe n'igihe ufite amateka ya diyabete mu muryango. Nanone kandi igihe ufite umubyibuho ukabije cyangwa se uri umubyeyi utwite ukumva hari impinduka zidasanzwe mu mubiri wawe. Icyo gihe nta kwivura kuba kugomba kubaho, kuko kugenzura isukari mu maraso nicyo cyemeza neza indwara urwaye iyo ari yo. Indwara ya diyabete ni indwara umuntu ashobora kubana nayo igihe kirekire, ariko iyo yabimenye hakiri kare kandi akiyitaho neza. Icyangombwa kurusha ibindi si ugutinya iyi ndwara, ahubwo ni ukumenya ibimenyetso byayo no gufatira ingamba ku gihe. Gusa niwibonaho kimwe cyangwa se byinshi mu bimenyetso twaganiriyeho, ntukabyirengagize, gana muganga upimisha isukari yo mu maraso, kuko kwisuzumisha hakiri kare bishobora kurinda ingaruka zikomeye ku buzima. Jya witondera ibyo urya kandi ugabanye isukari n'ibinure byinshi. Jya ukora imyitozo ngororamubiri buri munsi, niyo yaba urugendo ruto rw'amaguru. Jya wipimisha isukari cyane cyane niba ufite ibyo byago byombi twavuzeho mbere. Irinde kwivuza mu buryo bwa gakondo no kwita ku makuru atizewe, kuko wahura n'ibyago bikomeye byiyongera ku burwayi ufite. Ikindi kandi, kurikiza inama z'abaganga igihe usanzwe ufite indwara ya diyabete. Twibuke ko ubuzima ari ishingiro rya byose, kwiyitaho rero ni inshingano ya buri wese. Kandi intambwe nto dufashe uyu munsi ishobora kugukiza ejo hazaza.
Diyabete si indwara yo gutinya, ariko ni indwara isaba kuyimenya kare, kuyirinda aho bishoboka no kwiyitaho neza igihe yakugaragayeho. Ubuzima bufite imbaraga nibwo mbarutso y'iterambere ry'umuryango. Nkwifurije kugira ubuzima bwiza. Ndagushimiye. Mugire amahoro, naho ubutaha. Ndagukangurira gukora like kuko ni ingenzi cyane, ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro.